ariko Blaise ndagukunda nta muntu nkunda nkawe nta abasore benshi narabanze kubera wowe nakwegera igihe kinini cyane nkwereka ko ngukunda kubera iki koko ukomeza kungirira nabi gutya ati tuyushingeho va mu maso aramucira motari itamubwira tumva bro banzu nyishyure cyangwa mbwire niba utanyishyura ahubwo nze umukobwa musubizeyo ntirwa nanyishyura urabura umukobwa mwiza uri gukubita gutyo hano ku manywa y'ihangu kuri iyi mihanda uri kumukubita nta n'isoni akuzaniye n'ururabo ubwo se murakundana tushaka kumusubizaho musubizeyo tibi birabakubita hasi cya kirabo yaramuhaye tumusubizeyo tugenda ubona na motari wawe mugende ariko Blaise wambabariye kuko tukagenda ko nta kererewe iminota 2 yose nyine irenzeho kuko ubu ngubu urabona naje motari twaciye ahantu twasanze imihanda bayifunze duca kure wambabariye kuko ukareka kunkubita wambabariye ugafata ururabo ukareka kuruta mu bitaka kuko waretse tukinjira tukajya kureba Antoine ndamwirebera njyenyine genda wangare na motari wawe ubwo muvuye kuryamana none uri kuza unyangaraho ndakuyobewe se abakobwa ndabayobewe kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu ndagusuhuje kandi nongeye kuguha ikaze hano kuri Ep Media nkaba nongeye kugushimira ko wakanze subscribe Imana iguha umugisha rwose kandi nawe utarabikora ngushimiye ko wabikoze nkuko nyine nsanzwe mbikubwira Imana rero yongeye kuduhana umugisha nyine wo kuba tugihumeka umwuka bazima tukaba tuyishimiye nyine nkaba kandi nsuhuje abantu bari mu Rwanda aho uherereye hose umuntu uri Burasirazuba uri Burengerazuba angusuhuje niwe uherereye mu majyepfo muherereye mu majyaruguru nawe uri mu mujyi wa Kigali ndetse n'abantu mutandukanye muri mu bihugu duturanye birimo Repubulika Demokarasi ya Kongo Kenya Uganda Tanzania Uburundi ndabasuhuje rero kandi nyine nongeye kubabwira nti mumeze mute muntu urwaye muntu umeze nabi kwa muganga nubwo waba urwariye mu rugo Imana nkusabiye ko yaguha umugisha wo kugukiza uburibwe nyine n'ububabare bikarangira Imana rwose kubabarire kandi ikorohereze aho uherereye hose uri kwa muganga uri mu rugo ufite ikibazo cy'ububabare rwose Imana ibikugiremo rwose kandi ndayizeye kuri bugukize umuntu rero nawe ufite ibibazo by'ibihombo mu kazi kawe cyangwa se ukaba nyine ufite stress kubera akazi cyangwa se ukaba nta nakazi ufite wirwa mu rugo kubera ko akazi kabuze ibintu nyine byagucanze nkuko nyine abantu benshi bari mu bibazo bitandukanye nabandi ariko bakaba bari mu bisubizo rero wowe ufite ibibazo bitandukanye byo kubura akazi ndagusengera kandi nyine ngusabye kwizera Imana nawe ugasenga kuko nyine byose babiri hafi gutungana ntabwo ibibi bihoraho ibihe bihora bihinduka kandi ni byiza biba biri imbere ndagushimiye rero kandi nyine nshimiye ko utari buze gutandukana nanjye kuri iyi nkuru tugiye kuganiraho uyu munsi hano hamenyera inkuru zitandukanye nge nitwa rero Tiyu Nsanze uyu munsi rero inkuru tugiye kuganiraho ni inkuru y'umukobwa witwa Leya ndetse n'umuhungu cyangwa se n'umusore witwa Moses Leya rero ni umukobwa w'inzobe inzobe idakabije ariko nyine utari mugufi ntabe na muremure mbese Leya ni umukobwa uringaniye ariko ufite igikundiro cyane ufite imisatsi y'amarende ndetse yewe ufite n'amatama ariko nyine atari manini cyane ureba nyine nk'umuntu ugiye kurira umuntu wese ubonye Leya mubonana rwose ukamugirira impuhwe n'ibintu biba bigaragara kandi ukabona ameze nkaho agiye kurira cyangwa se agiye guseka mu buryo bumwe cyangwa ubundi Leya nyine yaratangaje cyane mu gihe cye cy'ubukobwa rero hari n'umusore witwa Moses umusore w'igikara muremure umusore rwose uzi inshingano ukunda nyine kwitabira ibintu by'inshingano umusore wakoze imyitozo myinshi kandi akaba nyine ari umugabo w'inshingano muri iki gihe ahubwo rero reka nsubire inyuma nkubwire inkuru y'aba bantu bombi ukuntu yagenze kugira ngo babe bari kumwe ni ibintu byaturutse ahantu hakomeye cyane yewe hahandi uvuga ngo ibintu byari bigiye kugera iwa Ndabaga inkuru yacu rero tuyitangirira ahantu ku mukobwa uri guhoza mugenzi we ni umukobwa muremure uri guhoza mugenzi we ari kumubwira ati please Leya rekera aho ngaho kurira urimo urarira kandi ibingibi ni wowe ubyitera buri munsi turakubwira iwanyu barakubwira mama wawe arakubwira ariko ntabwo ujya wumva twakubwiye ryari ko Blaise rwose atari umuntu mwiza wo gukundana nawe Leya nawe aramubwira ati ariko rero njye nakubwiye yuko Blaise ndamukunda ibyo yankora byose arya bari mukuru ari njyewe
nakoseje rero ndagusabye iyo umbabarira ibintu bya Blaise ubyihorere undeke njyenyine niba wumva yuko tutakiri inshuti cyangwa niba utangiye kumbreminga nk'abandi bose rwose undeke ugende undeke njyenyine. Umukobwa yaramubwiye ati none se uzaguma kuri Blaise ubigeze ryari? Blaise aragukubita, Blaise mujya kubonana amakosa yose akayagushyiraho, iyo habaye akabazo mu rukundo rwanyu ni wowe buri gihe uba ufite ibibazo, Blaise umuha buri kimwe cyose yashobora gufata ariko nta nubwo ajya anyurwa. Kuki utabona ko Blaise ari undi muntu utandukanye n'ibyo wowe ushaka? Kuki utabona ko Blaise ari undi muntu utandukanye n'uko wowe ejo hawe hazaza hagomba kumera? Ubu urabona Blaise muzabana bigakunda. Rero yaramubwiye ati ariko Anita njyewe mu bintu byose nagushinze ntabwo nagushinze kumenya boyfriend wanjye kuko nanjye ntabwo njya menya uwawe. Iyo ukundana cyangwa se ukamerana neza na Elvis ntabwo mbimenya. Elvis iyo mumeranye neza nibwo mbimenya. Ibibi byanyu ntabwo ujya ubimbwira. Rero kubera njyewe nkubwiza ukuri ibintu byose nkabikubwira bimwe na bimwe ukabikabura no kureba turi kumwe, ubwo nicyo ushaka kuzamukiraho ngo umfatireho nyine unyereke yuko nta kintu Blaise amariye. Blaise ndamukunda, ibyo yakora byose ni boyfriend wanjye. Ubwo ngubwo abakobwa baba bari gushwana bari nimugoroba bari ahantu hijimye kuko nyine bari batandukanye. Eliya nibwo yari agitandukana n'umuhungu bakundanaga witwa Blaise. Blaise yari umusore navuga nyine w'igikara ariko nyine utinyitse cyane. Yari umusore wateruye ibyuma, ari umusore mbese ufite imbaraga zihagazeho kandi utavugirwamo. Yari umusore ugira umujinya wa hafi ariko nyine mu bindi bihe akaba ari umwana mwiza, ariko akantu gato katumaga rwose ibintu byose abimenagura kandi akarakara cyane. Ibi rero nibyo byaranze urukundo rwa Blaise ndetse na Leya mu gihe cye. Leya urumva yari umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka rwose 22 ariko yari amaze igihe kinini akundana na Blaise. Bakundanye bakiga muri segonderi, ubwo barangizaga segonderi bakomeje gukundana. Rero Blaise yari asigaye yikorera akazi gasanzwe, yari afite abatoza, yari afite team atoza ibijyanye n'imyitozo cyangwa se n'imyitozo ngororamubiri cyangwa ibyo bakunda kwita gym. Rero Leya we yari yarakomeje muri shuri rya kaminuza ariko nyine bari bamaranye igihe bakundana. Ubwo ngubwo Leya yakomeje gukundana na Blaise ariko nyine ibintu byiwe agahora abimubuza akanga kubireka. Igihe bari bamaranye cyose nta gihe Leya na Blaise bigeze bahura ngo batandukane amahoro Leya atari kurira. Umunsi umwe rero icyo gihe nyine ubwo yari ari guhozwa na Anita hatambutse umumama bigaragara ko nyine ari mukuru ariko utari mukuru cyane w'inzobe. Noneho hatambutse abona abana b'abakobwa bari ahantu mu kijima bari kurira ariko yumva ijwi hari ahantu ari kubyumva. Yaratwaye akasakoshi ahita agenda arabegetse. Niko bite byanyu bako ni sawa? None se uyu nguyu urambwira yuko ari Leya cyangwa ntabwo ari we? Hani ni wowe? Ni twebwe. None se byagenze bite ngo uyu nguyu aba ari kurira? Uri kwigira gute muko? Ntacyo ariko ntacyabaye mama. Ntacyabaye, uri hano munsi y'urugo uri kurira uri kumbwira ngo ntacyabaye. None se nta nitugukubise? Nyine Anita itavuga nyine nta kabazo kabayeho gatumarira, nyine hari ibintu twatwibutse ariko nta kibazo tumeze neza. Oya wa muhungu mwabonanye cya gisazi mwongeye kubonana? Ubu ntabwo ari cya gisazi mwari muri kumwe Leya. Anita mbwiza ukuri ndakuzi ko uri umwana mwiza uvugisha ukuri utajya umbeshya. Mbwiza ukuri niba uriya muhungu yongeye kuvugana na Leya njyewe mbyigiremo cyangwa nigire iwabo njye kumushaka aho waba hose muhige kuko antotereza umwana ku rwego rwo hejuru. Ibingibi ngiye ntabwo nazabyihanganira kuko ibingibi bizanyica umwana kandi ndaho ngaho nkanuye ndi kureba. Anita yaramubwiye ati oya ntabwo umunsi igeze abonana na Blaise, nta nubwo Blaise baherukana. Nyine mbese nawe byaragaragara ko ari kubeshya. Maze uwo mumama nyine witwa Lewonsi yahise abaza Leya ati Leya niwe ndi kubaza mbwira cya gihungu muracyakundana ntago mugikundana? Leya yaramubwiye ati ariko usundi mama ngiye niba Blaise mukunda ubundi uzabyifatamo gutyo ugeze ryari? Blaise nge ndamukunda, twabonana tutabonana ibyo yankorera cyangwa atankorera ntabwo ibyo ngibyo ngiye bikureba kandi ngiye rwose mujye mu amahoro. Ngiye Blaise ndamukunda kandi imico ye narayimenyereye, niko urateye namwe muziyakire ko ngewe nyine turakundana kandi iki gihe cyose tumaze dukundana ntabwo ari mwebwe mwabimfashaga. Rero mujye mundeka ntimukansonge ngo niba nibabariye nawe muze mu nsonge mu nyongerera imibabaro. Ntabwo ari byiza rwose, ntabwo nanjye mbikunda mama, rwose ujye ubyumva nanjye ujye unyumva. Ariko se nzakumva ryari? Nzakumva nte mu gihe iteka ryose iyo nkubwiye ko uriya muhungu mukwiye gutandukana ntubyumve? Ubu se uzakomeza amashuri yawe uriya muhungu mukura akagukubita ngo murajya kubonana ngo murajya gutetana? Ibyo bintu rwose njye ndaza kubibwira papa wawe kandi nimibwira papa wawe akabyigiramo
ni ukuri ndakurahiye ahangaha ntabwo uriya muhungu muzongera kubonana, uzaba ujya ku ishuri ugaruka uza hano, nta n'ibintu byo kuvuga ngo urasohoka cyangwa urajya hehe. Anita uzajya uza umurebe hano mu rugo, ntabwo muzongera kugenda gutyo gutya tutazi iyo mugiye, kuko uriya muhungu yazanyicira umwana. Ni igisambo, ni ikirara, ni neza ibibaraga afite byose abikurundaho. Sawa nyine mugende mujye mu rugo, muve hano mu muhanda burije, ntabwo uzi muri hano mu muhanda mukora iki, mugende mu rugo muganire ndaje. Leya wibuke gukora bya bindi. Yego mama Lewonsi cyangwa se mama Leya aba arigendeye. Noneho rero hasigaye nyine Anita ari kongera kubwira Leya, amubwira ati ariko Leya, ntabwo ureba na mama wawe ko ibi bintu aba bikubwira, tukiga kera Blaise yaragukubitaga, none reba na nyuma ubu ngubu nabwo aragukubita, kandi urumaze kuba umuntu mukuru. Uzi ko ugiye kuzuza imyaka 23, ubu umaze kuba umuntu mukuru, umwaka hafi wa 3 wa kaminuza, none ubu ngubu uzasoza kaminuza bakigukubita. Ubundi uriya muhungu ubona hari icyerekezo afite, wajya umenya ubwenge koko. Leya rero amubwira ati njyewe niba ari n'ibyo subira iwanyu, ntabwo nshaka njye ko tunajyana mu rugo, mfite imirimo ngiye gukora mu rugo, genda, ntabwo njyewe nako genda sitaha iwanyu, nta magambo nta n'inama zawe nkeneye, urukunyumva. Kandi Anita biba ubwa mbere n'ubwa nyuma, naba turi ku ishuri twaba turi hehe, ntuzongere kuvuga ku izina Blaise. Kuki mutibaza ubundi impamvu ngiye Blaise ntamureka? Nyine nicyo nanjye twibaza, nicyo nanjye nibaza, nicyo abantu bose bagukikije twibaza, kuki utareka uriya muhungu? Nyine iyo mpamvu ni ibanga ryanjye, ntabwo rero namureka agenda, ntabwo ngiye namureka. Ubwo Anita yatisezeye kuri Leya arigendera. Nyine urumva ko ibintu byari byanze, Leya yatangiye kurakara, kandi Anita ntabwo yashakaga ko nyine Leya arakara cyane cyangwa ababara ku rwego rw'uko Blaise yari asize amukubise. Urumva nyine byari ibintu bitangaje, urumva nyine byari ibintu rwose bibabaje kubona nyine umwana w'umukobwa akubitwa na boyfriend we, ni ibintu rwose bitari byiza kandi bigayitse. Leya rero yaragiye ajya mu rugo, agezemo imbere nyine mu rugo asanga mukuru we ari gutunganya nyine ibyombo, aramubwira ati ariko Leya ubu wagiye hehe koko? Njyewe Mireille nzankora imirimo yose kuva mu gitondo, bagiye ku ishuri muri weekend niho honyine ubura ahangaha, nabwo bagiye kureba abantu bawe b'inshuti zawe, ibi ngibi urabona nzabivamo. Amubwira ati aha humura nawe ugiye kurongorwa, ejo bundi uzaba ugiye, none se sinjye nzabisigaramo, hari undi uri kubona ahangaha uzaba wabisigayemo? None se uvuye? Ntaho nyine narindi kumwe na Anita dutandukanye nonaha. Tumva ewe tuzi ko wa musore mukundana yamamagaye umunsi twavuganye. Wowe se musore? Nyine Moses yamamagaye ariko kumbaza, mubwira ko nyine wagiye ku ishuri muri weekend, kubera ko nyine byari bibaye ngombwa yuko mbura ikintu mubeshya neza namubwira ngo mwizeye muri weekend. Rero aramubwira ati none se wowe niwe dukundana uri kumbwira? Ahubwo yambajije niba amasomo uri kwiga ari ayahe, kubera yambwiye nyine namubeshye, asa nkaho yabimenya, ahubwo uze kumuhamagara umubaze niba nyine umuvugishe, nyine umenye ukuntu icyo yagushakiraga, kuko nyine ngewe ntabwo namubwije ukuri, ahari banza yanamvumbuye. Rero aramureba aramwitegereza aramubwira ati ariko Mire ndakumva, ubu ngubu muzumva ryari ko ngewe nkunda Blaise, Moses ntamukunda? Ngo nuko yigisha, ngo nuko yigisha ngo kaminuza, ngo nuko ari ngewe ntabwo Moses mukunda, ntabwo Moses mukunda rwose, azasubiza mero mu isaho, ntabwo ngewe mukunda, nikundira Blaise. Ubwo Mireille yari ari koza ibyombo ahita bireka, aregera Leya neza aramubwira ati Leya karame, none se uri seriyeze kuko uri kuvuga ibyo bintu ukomeje? Blaise muracyakundana? Nyine turakundana, none se hari igitangaza kibirimo? Blaise ugukubita akaza akagukubitira naha mu rugo tudahari, ubu Blaise muracyakundana? Tumaze kukujyana kwa muganga inshuro zingahe? Papa ubwe yakubwiye ngo iki? Ntabwo yakubwiye ko nazongera kukubona n'uriya musore neza, ahubwo azareka gukwita umukobwa wiwe? Kubera icyo ukomeza kwica amatwi hejuru y'ubuzima bwawe? Ntabwo wikunda wowe, abantu bazaba bagukunda kukurusha. Aterega njyewe Mireille nkubwiza ukuri, timbwira rwose kuko njyewe ibi ngibi bimaze kundambira. Ati nyine Blaise hari umunsi umwe, nyine urabizi tumaze igihe dukundana. Yego ndabizi mumaze igihe mukundana, byagenze bite? Ati nyine umwaka washize uraza amafaranga papa yampaye ngo njye kwishyura kuri banki. Yego ayo mafaranga rero Blaise narayatwaye, nyine njya kuri banki, ariko naragera kuri banki nahuye n'abantu, nahuye n'umugabo umusaza rwose ushaje. Ndi kugenda nyine ngiye kuri banki, uziko nari mfite isakoshi amafaranga ariho nayashyize, nyine hashize igihe
nyine mbwira ndi kukumva. Nyine naragiye nari nkiga mu wa mbere. Nyine ndi kukumva mbwira. Nyine naragiye umusaza nyine ntambukaho, sinzi umuntu wari uduciye iruhande, ati ikintu cy'igifurumba agita hasi, urumva nari njyenyine. Noneho rero umusaza tipe wundi araza, wari umusore nyine mwiza, umusore mwiza wambaye neza, araza arambwira ati, ako kanya ndi kugenda arambwira ati, umva tuzi ko uriya musaza ataye amafaranga. Ayanyeretse ndabibona, mbona ko ari amafaranga, mbona ni ikintu gihambiriye ariko kirimo inoti nyine nyinshi z'amadolari. Mbese nyine arambwira ati, umva amafaranga yatore cyangwa nyitorere. Nahise nyatora nyishyira mu isakoshi, ubwo nyine turakomeza turagendana. Noneho umusore twarakomeje turagendana, nta nubwo nigeze menya izina rye, gusa naramubajije ati none se bite? Arambwira ati ni sawa, nyine amafaranga tugomba kuyagabana, ahubwo tugende maze amafaranga tuyagabane, cyangwa se njyewe mpamagara uriya musaza, urabona ahantu ari umukanya, urabona ko ari buze kuza akayatwaka, kandi mbonye harimo inote z'amadolari nubwo wabibitse, sinshaka ko tubifungurira ahangaha, tugende ku ruhande tuyafungure turebe ukuntu bimeze. Ubwo twahise tujyana nyine aramihibikana, nanjye ndi kumva ndi mukure amafaranga. Nari nafashe igipfurumba nagishyize mu isakoshi, kandi isakoshi yarimo n'amafaranga nyine papa yarampaye, ibihumbi byose 900 uzi ko yarampaye ngiye kuyishyura. Turagenda twacirira ahantu mu Gahegeni, duca mu nzira ntoya zifunganye kugira ngo wa musaza nyine ataza kutubona. Rero tumaze kugera hepfo, wa musore yarambwiye ati rero amafaranga njyewe ndashaka yuko unyemeza yuko amafaranga utari buze kuyatwara. Numvaga nanjye ndashaka kuyamuha ko yari amafaranga nabonyeho amadolari, mbese mbona ni ibintu bikomeye cyane. Rero yarambwiye ati nimwerekeho gatoya basa arebe, kuko numvaga niyamwereka nkayamukuramo yose ari buze kuyanyaka kanshi kuza kirukanka. Nakuyemo rero nyine mwereka nyine ukuntu amafaranga hejuru, abona ari inote z'idolari, amadolari 100 nongera mbika mu isakoshi nyine kugira ngo ataza kundya. Ubwo twarakomeje turamanuka, tugeze hepfo arambwira ngo rero ngo we ntabwo yakomeza kunyizera, ngo cyangwa ngo ahantu turi kunyura. Nyine arambwira ngo ngiye ntabwo nakomeza kukwizera, ngo ahantu turi kunyura nta nubwo mpazi, ngo sinzi ahantu uri kunjyana. Kandi rwose nanjye ntabwo nari nzi ahantu turi, nuko ari bo barinyitse iyo nzira kugira ngo tuze guhita tuhamanukira ngo tugende. Ubwo twageze hepfo, ngiye kumva numva umuntu ari guturuka inyuma ahamagara ngo yewe muko. Twaturi kure, twatumaze kugera kure turi kumanuka. Wa musore wa mwiza, mbese wambaye neza, musore wari muremure, wambaye ishati, yambaye na karuvati, yambaye n'ipantaro nziza, arambwira ati none se turi kumvuze ko wari wa musaza wataye amafaranga. Umva gira ikintu mba njyewe nigendere, uhita ushaka uburyo nawe ugenda, aya mafaranga turebe ukuntu, ariko se ntabwo nabyemera. Ubwo nuko yambwiraga, nanjye nkumva ngize ubwoba, akambwira ngo cyangwa yanshikuza yirukanke n'ubundi bihwaniremo, cyangwa ahamagara umusaza. Mbese nkumva nanjye mfite ubwoba, nanjye sinzi ukuntu nari meze, numvuga ko ngiye gukira nyine aya mafaranga ngiye kuyakoresha, cyangwa se nkamuhaho umugabane mutoya nabwo, kuko ninjye nari nayatoye, nanjye nari nyabitse. Twaragiye rero, tugeze hepfo umusaza akajya akomeza guhamagara, turenga hinguka. Umusore nyine nawe turi kumwe, ahantu turi kugenda twigamira twihisha. Tugeze ahantu arambwira ati none se reka nkubwire, njyewe amafaranga ni menshi cyane, aya mafaranga ashobora kuba ari mu mamiliyoni hafi za 200 cyangwa 60. Ubwo rero aya mafaranga njyewe ntabwo nakomeza kwizera yuko ari wowe uri buze gukomeza uyatwaye. Yamenya atware, cyangwa se nanjye umpe ikintu gisimbura aya mafaranga utwaye, ku buryo nanjye numva yuko turi bugabane kandi tari buze kundya. Ndabwira none se uragira ngo nguhe iki? Wewe waretse amafaranga nkagenda nkayatwara, tukajya ahantu tuyavunjishiriza, uriya musaza apfa kuba natuva inyuma, ibintu biraza kuba byoroshye. Ubwo naragiye arabyemera, ariko tugeze imbere arongera arisubira arambwira ati oya, ati njyewe kereka amafaranga ntuyagumana, njyewe ukambwira uti hari ikintu basi cy'ingurane wampa kugira ngo niwemerere gutwara izo miliyoni. Rega izo ngizo ni miliyoni n'amadolari, wabonye icyo gifurumba cyose cy'amafaranga uriya musaza yataye.
cyangwa nsubira inyuma muhamagare, ahamagare ahita ahamagara abayobozi n'imitekano bavuge ko wari wibye, ndahita njye nkwihakana. Bitari ibyo rero kugira ngo ubikire ibanga n'umusaza kugira ngo ntagire ikintu amenya. Wema ikintu waba ufite, niba hari n'ikintu waba ufite, niba twaba udufaranga dukeya, njyewe ndahita ngenda, noneho ndagutegerereza hariya kuri gare, uraza uvuye kuvunjisha, ndaba nkureba, noneho ugende amahoro, nanjye mpite nza tugabane numara kuvunjisha. Bitari ibyo rwose ntabwo ngende bukwemereye tunarenga ahangaha. Ubwo umusaza nkumva nabwo ari guhamagara turi inyuma ngo yewe mukobwa ngo niwe wunyibiye amafaranga, nta mafaranga yanjye utoye, guhagarara ngo ngusake. Mwumva neza umusatsi uvugiye kumvaho rwose. Mirene numvaga meze nabi, numvaga ndi guhinda umushyitsi, numvaga bwo ku ishuri nta kintu nari nkibuka, nta hantu nari nkibuka, kuri banki ntabyo nari nkibuka. Ikintu nari ndangamiyeho ni amafaranga nari ntoye y'amadolari, hafi inote z'igifurumbu utabara kandi z'ijana gusa. Rero icyo gihe nagiye mfata amafaranga ndamubwira nese ushaka iki, mbwira nyine wa musore, nta nubwo nigeze menya n'izina rye. Ndabwira nese ushaka iki, arambwira ngo nimba namuha telefone cyangwa kandi kantu gaciriritse naba mfite ngo ninkamuhe nta kibazo, arihangana mbashe kujya kubikuza nyine cyangwa se kuvunjisha, mbashe kujya kuvunjisha amafaranga. Ubwo numvaga ndi kumuhenda ubwenge, ariko koroshya ibintu akanya gato kandi akongera akisubiraho. Ndamubwira nti none se ngiye nkabona telefone ari kunyaka n'ayo mafaranga, urabizi nawe amadolari ukuntu ari menshi. Nahise rero nyine muha telefone yanjye, ndamubwira nti iyo ni telefone yanjye, ubwo rero uyicunge dukomeze tugende, wowe nta kibazo no kugira ngo nawe ube nyine ufite ikintu ufite, kugira ngo tutaza kugira ngo rwose ngiye ntabwo nakurya, ahubwo irinde ko uriya musaza ari buze kudufata. Twarakomeje turatambika, aho twari turi gutambika haba hararangiye, tuzamuka mu kandi gahigene, ngo niwe wari uri imbere, ariko akongera twagira ahantu tugiye akongera akandika nkaba ari njyewe njye imbere. Akagenda ubwo ambwira ati rwose aya mafaranga yagura ibibanza hano muri uyu mujyi, aya mafaranga yagura amazu menshi, ati rwose ntabwo nyakurekera, turamponda sinoga rwose, kereka numpa ikindi kintu cyangwa rwose ngufate, ubwo duhagarare nkumange hano kuri iyi nzu baze bagufate. Tihuye nese ushaka iki, tunese nta n'udufaranga dukeya basi we waba ufite twasimbura ayo mamiliyoni, uzi kwiza ari miliyoni hafi 70. Rero ngube watuma nanjye mbe nifashishije basi byibura kugira ngo nubwo watwara izo miliyoni 60 basi nanjye nsigarane udufaranga dukeya, nagura n'akantu k'akabanza cyangwa ikintu kizima nagusigarana, kuko ntabwo nizeye ko nuva kuvunjisha ayo mafaranga uri buze kuyangaruriraho. Wabona unafashe moto ukigendera ukajya iwanyu ngahita nkubura, nagukura he? Rero telefone yawe sinkishaka, mbwiranye muhamagare cyangwa umpe ikindi kintu cya waba ufite. Naramubwiye nti nese nguhe iki basi nsaka, kereka amafaranga yonyine y'ishuri nari mfite, nta kindi kintu mfite. None se amafaranga y'ishuri ubwo ngubwo urumva ayo ari amafaranga? Shaka yandi wakongeraho rwose, kubera ko amafaranga y'ishuri ngiye ntabwo nayemera. Ubwo umusore yarambwiye ngo ntiyayemera, numva umusatsi umveho, numva ntangiye kwibaza niba aya mafaranga ndi buyatsindire, nkumva ntangiye kuba nashaka uko namugirira nabi kugira ngo mpite ncika. Ubwo umusaza nibwo yari akituri inyuma, ari hafi no kudusatira. Ubwo ngubwo umusore arambwira ati dore ikintu cyiza, njyewe ngiye kugenda mere nkaho ngiye ku ruhande, ankurikire nkaho ari njye nyatwaye, noneho rero wowe urokoke kugira ngo wowe umbwire banki uri bujye, umbwira aho ugiye kuyavunjisha, nanjye njyana ibanga tuhahurire, kubera ko uriya musaza ntabwo wamukira, kandi yahita duhamagariza abapolisi n'abasirikare bakadufata bakajya kudufunga, kandi nakwihakana. Ubwo rero niba ushaka yuko ujya kuvunjisha amafaranga ariko nta muntu uri kukwirukankaho, banza umpe udufaranga duke ufite, utwo ngutwo nyine uri kutwita ngo ni amafaranga, utwo ni udufaranga duke ku mafaranga ugiye kuntwara. Ese miliyoni 70 cyangwa 100 uri busangemo hejuru y'amafaranga, nese ubundi ufite amafaranga angahe? Ati ni ibihumbi rwose 900 nari njyanye kuri banki. Rero niba ari ibyo pfa kuyama cyangwa ushyireho nyine niyo sakoshi basi. Tunese sakoshi ndayiguha ntwara aya mafaranga, aya madolari muke toke mayo ngayo nta kundi. Ubuse kuko amafaranga atageze kuri miliyoni, wowe utwaye miliyoni 400, utwaye miliyoni hafi ziri hagati ya miliyoni 60 na miliyoni 200. None reba amafaranga ugiye gutwara hejuru yako y'uto dufaranga ugiye kuma tuze na miliyoni. Ubwo se urumva ndi bubigenze nenge
ndumva yageza ahubwo yame ngende turahurira kuri bureau de change tiharya urajya he kuri bureau de change uri bujye urajya kuyihe bureau de change ubwo namubwiye niyo mbona hafi niyo nkoresha tuwe fata amafaranga ugende tuhahurire ubwo numvaga yuko ngiye kumurya numvaga nyine nkize numvaga amafaranga 900 ngiye kumuha hejuru ya miliyoni zirenga 40 n'ishuri mbese numvaga ubuzima bwanjye buhindutse rero amafaranga nayakuye mu isakoshi ndayamuha nta nubwo twayabaze urabizi ko yarafunze muri fimbo enye ndetse iza 200 n'indi fimbo imwe yari tufunze mu 100 nahise nyamuha yose uko zari fimbo 5 maze nanjye mpita nirukankana cya gifurumba cy'amafaranga nari mfite mu isakoshi aca mu yindi nzira maze umusaza ahita nawe numva ari kumusakuzaho ngo ariko umusore ngo si wowe ubundi untwariye amafaranga wa mukobwa ko ntakiri kumubona ngo ubundi uriya mukobwa ntabwo yantwarira amafaranga ngo wowe ngo niwe wayatwara ko uri n'ikirana ndi kukubona hagaraho cyangwa mvuze induru ngo yebe bawe ngo atangira kuvuza induru ubwo nawe nahise nca ku ruhande maze mpita mfata umumotari mpita ngenda namubwira ntingeza kuri bureau de change noneho mageze mpita mva kuri moto ntamwishyuye ndaramfata arambwira ati none se kugiye utanyishyuye sister tuhoya buretse ndaje oya ntabwo uva aha ngaho utanyishyuye timwishyure se nkwishyura amafaranga mfite urabona ngewe nabura amafaranga nkwishyura none se kutari kunyishyura uri kugira ngo nizere yuko uri bunyishyure kandi ahantu ugiye ntanahazi ni hariya kuri bureau de change ngiyi urabona amafaranga yose ngiye kuvunjisha nabura amafaranga nkwishyura hoya banza unyishyure da ibyo bintu se nge nabyizera to unteze uri kwiruka mbona uri kwahagira none se ayo mafaranga ufite yose tibanza unyishyure shaka ukuntu nyishyura cyangwa umbwire duhangaho ntabwo twemereye guparika ahangaha ubu se urambwira yuko amafaranga oya nyishyura ntabwo ntiwamba bari kuko ugategereza nkagenda nkakwishyura ariko nkabanza nkabikuza arambwira ati rega nta nubwo bakwemerera ayo mafaranga bahita bakufunga ubwo se ayo mafaranga ubundi yakuye ati nyine n'amadolari ngiye kubikuza ngiye kuvunjisha ntabwo ari ibintu birenze gusa urumva ari ibintu bikaze amadolari katurebe nkura mu idolari rimwe nyine ndamuhereza none arambwira ati nkura mu idolari rimwe ndamwereka tubuse si ikimenyetso ubona arambwira ati ikimenyetso ati ese ni amadolari yahe tibi ni ibikisi ufite ubwo ngubwo uratangiye yaba se amadolari nyine ngiye kuvunjisha mpite nza nguha amafaranga yawe uvunjisha si iki kifobio ugiye kuvunjisha iki ni igiki iyi sura uri kubona ari iyande urabona iki ariko mwatetse imitwe murakabya kweri urashaka ko bagufunga muko cyangwa wahaza ubuzima bwawe tubuse ushatse kuvuga iki ngiki se ntabwo ubona ko ari ikintu uza bashushanyizeho ngo ni amadolari se yahiye nyishyura nigendere ahubwo ubwo namubwira ngize ubwoba ndabwira nti umva buretse gato nti nta hantu ujya ntitwemereye guparika mpa amafaranga ngewe nigendere nahise mubwira ati none se wamfashije ukangeza hariya hirya muparika ku ruhande nkakwereka akantu se kameza kagenda gate ubwo naramubwiye ntitugende ubwo turagenda arantwara angeza ahantu hafi n'ubundi tutari kure numva tuhagiye inyuma y'inzu yari aho yari aparitse nyine inzu yari yubatse hafi n'aho yari aparitse hari mu mujyi nyine turagenda tujya inyuma ndamubwira ntirega mfite amafaranga menshi nkuramo mu irasakoshi nyine arapfundura biranamugora ari ibintu by'ibifaranga ndi gusimbuka arambwira ati ariko oya ni amafaranga amafaranga se waba wayakuye heza ni wanyu bayaguhaye tiyewe na amafaranga we afunguye sinabikubwiye aya nta mafaranga yarimo singibi ni ibipapuro bapanze ariko muko ntago bagutuburiye ubundi iwanyu niye ubwo naramubwiye nti iwacu ntabwo ari kure cyane ariko ni hano hafi none se si amadolari tinese ntabwo bireba ko ari ibipapuro ye baba we numvise umusatsi mvuye none numva ndagagaye nenda kwikubita hasi umumotari aramfata arambwira ati mva humura tumva none se hari abantu mwigeze muhura uyu munsi amafaranga yanjye ubwo nibwo nari nibutse ko amafaranga yanjye ibihumbi hafi 900 byose papa yarampaye ngo njyane ku ishuri
ubwo nibwo bari bayatwaye. Motari yaramfashe, ntabwo mwese mwabimenye rwose, Mireye yaramfashe anzanira amazi neza neza, ndicara hasi ndarambya ndagarama. Moto yayisize aho yari yayiparitse kuri hafi n'inzu twariho inyuma. Arambwira ati amafaranga we bose bayakwibye. Numvise ntayo mutwe, numva ndasaze, mpita nsinzira aho ngaho nduma neza neza. Umumotari yaraje arambwira ati se kujyane kwa muganga. Ndabwira ni hoya, nararize ndasakuza, abantu baranaza barahagera. Abantu baraje barambwira bati wa mukobwa we bakwibye, bagutuburiye. Abo bantu ntabwo babaho, nta telefone nari mfite, nta kintu cyose nari mfite. Mire ubyumve neza. Nafashe akanya neza neza hafi nicaye aho ngaho, amasaha 3 yashize nicaye aho ngaho ndi kurira, ndi kwibaza. Ndagaruka mu rugo ndi kwibaza ukuntu ndi bubigenza. Amafaranga yari umunsi, hari buke, haburagaho iminsi 2 gusa kugira ngo deadline yo kwishyura school fees igere. Nawe urabyibuka ko byabaga bigoye, n'ubu biba bigoye. Nta kindi kintu nari mfite gukora. Nyuma y'amasaha 3 maze guhaguruka, nasanze wa mumotari cyakora kihahagaze. Arambwira ati nanze kugusiga utaza kugira ikibazo, bikaba ngombwa ko tukujyana kwa muganga, ukabura umuntu kujyana. Denise urumva umeze ute? Bwo yari yansutseho amazi, narize nandavuye. Arambaza ati none se telefone urayifite? Ndarira ndamubwira telefone nayo bayitwaye. Icyo gihe nibwo numvise ko neza ntazi uwo ndiwe mu buzima bwanjye. Icyo gihe nta muntu wundi nari mfite guhamagara, nta yindi nimero nari mfite guhamagara. Ntabwo nari guhamagara nimero yawe we Mireye, nta kintu wari kumfasha. Ntabwo nari guhamagara nimero ya mama, ntabwo nari guhamagara nimero ya papa we yari guhita nyica. Nta wundi muntu nari guhamagara. Motari yarambwiye ati shaka umuntu duhamagara, nta nimero uzi mu mutwe ko wenda byibagirwe, umbwire nimero waba uzi mu mutwe. Namubwiye nimero ya Blaise. Blaise niwe wampaye amafaranga 900 najyanye kuri banki mu gitondo, ndetse yayajyanyeho turi kumwe, twaranajyanye kuko nazindutse ngiwe kumureba. Hano nta muntu wigeze amenya ibyambayeho. Natashye ndyama, nta kindi nakoze, nazindutse njya kureba Blaise. Nagiye iwe nirirwa ndyamyeyo, turirirwana. Bibaye nka saa 11 nibwo twajyanye amafaranga kuri banki. Blaise agujije abantu b'inshuti ze n'ahantu hose yakubise ibipfunsi. Amafaranga nawe yayabuze, twayabonye saa 11 z'umugoroba. Banki twagezeho bari gufunga, kandi wari wo munsi wa nyuma. Blaise yanyishyura 900 neza neza. Nari ngiye gupfa, ngiye kwiyahura. Niyo pressure, niyo shuwa nari mfite, nta kintu uretse kuza nkanywa ikinini cyangwa nkimanika. Papa wo kugira yumve ngo amafaranga ye nayajugunye, ngo bantuburiye. Nari kuruta ngapfa ngasiga mbandikira urupapuro. Blaise rero yandwanyiwe. Iyo mumbwire rero ngo Blaise ngo ni mwange, ngo yankubise, ayo mafaranga n'ubu Blaise ntabwo ndayamwishyura. Urumva Mire? Rero mujye mumbabarira, Blaise ndamukunda, nubwo yankubita, nubwo yancira, nubwo yangira ate, niwe muntu wanyeretse ko burya ahantu hose yantabara. Kandi nawe Mireye uri mukuru wanjye, ariko ngaho ntabwo wari kuntabara. Amafaranga wari kuyakura he? Ko wari guhita unabibwira mu rugo wowe kugira umunwa munini. Ibi mpamvu mbikubwiye nuko ntacyo bikintwaye, nubwo wabibabwira ntacyo bivuze. Gusa kindi ntubabwire, ntuzigere numva uvuga ngo impamvu nkundana na Blaise ngo niyo ngiyo. Njyewe Blaise nuko mukunda, kandi ibi byatumye mukunda kwikuba inshuro nta nabara. Imiterere ye rero nuko ateye narabimenyereye kuva kera, no kwishuri yarankubitaga, rero ntacyo bintwaye. Ubwo ngubwo Mireye niwe wari ukubwirwa nyine inkuru na murumuna we Leya. Mireye yarumiwe avuga ati kumbe ibyo bintu byakubayeho umwaka hashize, urajye muri mu wa 3. Ndi mu wa 3 ariko byabaye ndi mu wa mbere. None se ubu ngubu kuko ayo mafaranga ahubwo Blaise niyo aba ari kukwishyuza se, ubwo gukubita agenda gukubita gusuzugura ahantu hose? Amafaranga ntabwo abantu bayabona. Rega nese amafaranga tirigabo niba wayabona ntibikuyeho umutima yawe nyeretse arama. Blaise umwanya mwaba yarakaye, undi ntarakare. Kandi ikindi mba natinze, ikintu cya mbere yanga nuko duhana gahunda ngatinda cyangwa mubwira ibintu nyine nako niko ateye nyine naranabimenyereye. Ararakara vuba nyine, kandi umuntu wese byamubaho, nawe ntabwo uhora wishimye. None se ko agiye kuzakumugaza, ubwo ngubwo urabona kuko ibyo bintu uzabivamo. Ubwo bakiraho mama wabo yaraje, ahageze
ko bite byane ni sawa ariko bundi Leya uriya musore iranzererezi yirirwa inkubitira umukobwa harya ngo ikora amajimu n'ibiki ngiye kuzayiyama ndetse ndabibwira papa wawe azagenda ejo tumwiyame ku mukobwa wacu ntabwo dushaka umuntu uzatugira umwana intera iri aho ngaho isabwa kujya kukuvuza kandi igihe tukuvuje kirahagije ariko se mama waretse ndeka iki Timire wajya ubwira murumuna wawe ukamugira inama azaba igicucu nawe b'igicucu karaga ngo ukiriwe kamukubita ngo ni ibiki ngo ni nzamukunzi nizaba kunzi kamukunda mw'ibiki ese kutavuga ngo Mireille yaracecetse nyine ko yari yamaze kumva inkuru iremereye impamvu rwose Leya murumuna we yanze kuva kuri Blaise iminsi yaricumye ubuzima burakomeza nyine Leya nyine akomeza gukundana na Blaise ariko nyine Blaise ntabwo yarashobotse yari umusore winywera ibitabi urumogi nyine utita ku bintu ndabire byose atita kuri Leya nta kintu kimwe yitagaho nyine icye kwari ukuba nyine bahura ikindi akamukubita akamucira akamusuzugura nta kindi gusa nyine Leya yari yarafatiweyo nta kuntu yari kuhava gusa nyine bwari ubuzima yarabayemo yaramaze no kubumenyera nubwo akabi wavuga ko katamenyerwa hacemo igihe rero Moses yaje kuza iwabo nakubwiye ko Moses ari umusore nyine wakundaga Leya wari n'umwarimu muri kaminuza yaje iwabo rero aza kubasura arababwira ati se amakuru hari hashize nyine amezi hafi 3 Leya abwiye Mireille iby'inkuru ze maze rero hageze arabasuhuje baramukundaga cyane mu rugo iwabo Mireille n'iwabo Leya nyine baramukundaga ni Seti papa wa Mireille na Leya yari umuntu nyine wubaha kandi ukunda abantu yari umugabo wisengera ukunda Imana ndetse na mama wa Leya yari umumama nyine wikundira Imana rwose rero baramwakiriye baramubwira ati se amakuru biragenda nta kibazo none se ko umukobwa wanyu byakomeje kugorana ariko tugenda tuganira buke nyine ubwo ngubwo baramubwira ati se mama nyine Leya cyangwa se Lewonsiya cyangwa Lewonsiya aramubwira ati umukobwa wacu nyine ni kuriya ariko gake bigenda biza Leya n'umwana mwiza nta kibazo cye ariko nyine agora kumva ibintu nuko umugendera gake buri aba batarakurana none ngo bamenye nyine ikiza cyo gukurikira ahubwo reka muhamagare mube mwiganirira papa Mireille waje ko hari inkuru mfite hano nanjye rwose nayobewe kwihanganira ubwo yagiraga ngo nyine yasige Moses nyine mu nzu kugira ngo Leya bamwoherezeyo baganire kuko Moses yagerageza uko ashoboye kose ariko Leya ntamuvugishe nyine ntamwiteho ubwo bagisohotse hanze babwira Leya kujya kuganiriza umushyitsi Leya yaragiye nyine yari yambaye imyenda yo mu rugo yambaye ikabutura yambaye ndetse na blouse nyine yo mu rugo cyangwa se ijya kumera nk'aga t-shirt maze ageze rero mu ruganiriro cyangwa se muri salo amubwira ati bite Leya umeze neza yameze neza tumeze makuru ni meza uyu munsi nabagendereye yego mwakoze Leya nyine yabaga atabyishimiye atishimiye Moses yumva nyine atamukunze nyine bigiye kure nk'uko iwabo bashakaga nyine ngo bimere ubwo Moses aramubwira ati umva fora akantu nakuzaniye nagakiza nyine wega fora ntako njye nakuzaniye akantu kandi uri buze kugakunda ati se nagaki wanzaniye nakuzaniye umukufi kandi nzi ko undi mikufi ikoze mu mabuye hoyas wanzaniye umukufi yego Leya rero ni umuntu wakunda gutuntu tw'udushenete udukufi ibintu nyine by'imitako nyine byo kwambara biki none se ni gurumete yego ni gurumete nakuzaniye nziza akira funguro urebe wow asanga ni akagurumete nyine kabengerana gakoze muri gold aramubwira ataramushimira amubwira tumva Moses urakoze uko ntunguye terega nzi ibintu ukunda ahubwo wabimenye ute ibintu byinshi burimo mba nkureba ku ishuri hariya sinzi impamvu aho kutajya wemera ko tuvugana kandi jewe nta kibazo cyane
aterega Moze nuko wanze kubyumva ariko mfite umusore nkunda. Aterega ntabwo nkubujije gukundana n'umusore, ngiye icyo mba ngusaba n'umwanya wo kuba twaganira gusa nta kindi. Gusa urakoze iyi groupmate nari nyirwaye, wagira ngo wigeze wumva ndi kubivugana na Anita, wenda uhita wumva yuko cyangwa Anita muraganira. Toya Anita inshuti yawe? Yego. Toya ntabwo tuganira cyane, nta nubwo tuganira, turaganira, ntabwo tuganira. Erega ni wowe tuganira ntabwo muri kuri level yanjye, nuko wowe biba ari ngombwa nyine mba ngomba kukuvugisha, ariko ntabwo Anita tuganira rwose. Twahurira hehe se? Ko kenshi muba muri kumwe, urumva twahurira he? Nyine Anita niwe narabwiye kwigurumete nyirwaye, mbese numva yuko nzabwira nyine Blaise akayingurira, ariko nkabona Blaise yarakennye nawe nta mafaranga akigira. Ariko sorry nako nyine murakoze. Terega nta kibazo kumuvuga, ndabizi ko mukunda kandi urabizi nanjye ko ngukunda. Urabizi ibintu byose nabishyize ku murongo, ibintu byose biri ku murongo. Nta nubwo nigereranya nawe ngo wenda hari icyo ndusha cyangwa icyo murusha, ahubwo icyo nshaka ni uko twajya tuganira nkanjye nawe, wenda nkaba n'inshuti yawe bisanzwe, atari ukuvuga ngo ni urukundo cyangwa n'ibindi bintu, wenda ukemera tukaba inshuti gutyo. Ariko n'ubundi lecture n'ubundi turi inshuti, turi inshuti, ariko nyine ngiye kukugora noneho niba wemeye turi inshuti. Yego turi inshuti, rero reka nkugore. Nta kibazo ngora, nta kibazo, ubu ndi kubyumva nta kibazo rwose. Ndashaka ko tuzasohokana umunsi umwe, kandi nshaka ko muri weekend tuzasohokana atari iyi ngiyi igiye kuza. Gusohoka? Yego. Nise waretse nkabanza nkabitekerezaho. Kandi na wambwiye ko unyemerera ikintu ndi bugusabe. Toke ndabyemeye, ariko se okay nta kibazo, ndabyemeye. Ryari harya muri weekend nyine izakurikiye tugiye kujyamo. Nta kibazo, ubwo se nahagana. Toyayo ni surprise uzahabona. Ariko rwose toke nta kibazo, nese ahandi mwamumeze mute? Kandi nyine ndaho ubwo nyine nari nkuzaniye ako kantu, ubundi no kwihuta. Urabona ko bari kumpamagara, dufite inama mu kanya na chancellor. Urumva yuko ni ibintu byihutirwa kandi aba lecturer bose babahamagaye. So rero urabizi ko ndi na dini wa faculty yanyu, so rero urumva yuko hari ibintu byinshi mba ngomba gusobanura. So niyo mpamvu rero ngiye, ariko nyine ugomba nyine kubizirikana ako kantu ntukibagirwe. Toya ntabwo mbyibagirwa, nyine nzaza aho uzampamagara. Tisawa tunese ntabwo mperekeza. Nyine Mireille arahari, Mireille genda araguherekeza nta kibazo, ariko reka nze ngo herekeze nta kibazo. Ubwo baragiye nyine aramuherekeza, ubwo nyine basanga papa we ni se ticaye hanze ku gatebe, ku ntebe nyine yo hanze, ari kumwe na mama we bari kwiganira na Mireille. Ahari ari gutegura ibyo guteka, hari nimugoroba. Maze nyine bose baramusezera, bamwishimiye rwose. Moses baramukundaga bose, yari umuntu usobanutse, ariko batazi impamvu nyamukuru ituma Leya agenda kuri Blaise. Baragiye nyine Leya aramuherekeza, maze bageze hanze Leya aramubwira ati nese waretse nkakugeza ahangaha. Moses yaramubwiye ati ariko se Leya, ibi ngibi uzabyikora? Kuba wamperekeza tukaganira tutari mu rugo iwanyu mba mbona ntacyo bitwaye, ariko wowe sinzi impamvu ubona ko hari icyo bitwaye. Toya ntabwo ari uko hari icyo byaba bitwaye, ahubwo ni nuko nyine mfite indi mirimo ngomba gukora. Mfite no gutegura ishuri, ejo dufite assignment. Urumva ko nyine ngomba gukora nanone kugira ngo toke niba ufite assignment nta kibazo. Urase ntabwo ari Wanita wambazaga? Yego na Anita nyine aje nyine ngo twige, nabimubwiye. Ubwo Anita yahise abageraho arambwira ati wow, prof bite? Ni sawa. Ndabona umukobwa wanjye none mumeze neza. Tumeze neza nta kibazo, nuko nyine Leya aba yananiye. Ariko Leya wagiye umunganiriza kubona biba byananiye. Ubwo nyine Anita aramubwira ati Leya nanjye yarananiye, ariko nyine mukuze ukuntu muberanye. Ntabwo muzi ukuntu muberanye, ahubwo muhagarare mbafotore, nshaka kubafotora.
ubwo yaramubwiye ati kwa Anita wajya ureka ibyo bintu wowe hajya aho ngaho ngo fotore rata lecture ajya ku ruhande rw'iburyo mbafotore. Ubwo nyine Anita ahita bafotora ifoto maze Moses aramubwira ati okay aryo ugira nimero yanjye Leya araza kuyimpa yarayima ndayimuhaye ikoherereze ntugire ikibazo. Okay nta kibazo sawa rero mwige neza kandi mukomeze muhatane ndifuza ko muzatsinda rwose amasomo yose murakoze. Ubwo Moses aragenda nyine. Moses rero yakundaga Leya ku rwego rwo hejuru ku buryo yaramuzi azi ibintu byose azi ibyo Leya akunda azi ibyo yanga azi buri kantu kose nyine yaramugenzuye ku rwego rwo hejuru. Iminsi yaricumye rero biba ngombwa ko Leya asohokana nyine na Moses. Moses ageze nyine yaramuhamagaye bahura ahantu heza cyane yaramujyanye ahantu heza rwose hari amahumbezi hari natire bari bonyine kandi hisanzuye hakeye cyane. Aramubwira ati Leya ahantu surahabona ute? Ni heza wakoze cyane rwose. Nese ubundi ninde wakubwiye ko nkunda ibintu bya natire? Ninde wakubwiye ko nkunda ibintu nyine cy'ahantu nk'aha ngaha hari ibintu by'ubuhanzi by'ubusizi ibintu nyine nk'ibi by'ibishushanyo? Ninde wakubwiye ko mbikunda? Ariko Anita ntimujya muganira buriya? Hoya rega ntabwo tuganira njyewe na Anita. Wowe ni wowe tuganira. Nese uko ubimbwiye ukiye ko nzabyibagirwa? Nese kuki wahisemo kuhaza nkaho wari ubizi imbere? Oya ntabwo ari uko nabihisemo nuko nyine nanjye mbikunda nuko nabirano birahuye ni byiza cyane ko bihuye na mahire. Tunese urukumva ameze neza ariko ntabwo ndi butinde. Blaise twavuganye ko nyine uyu munsi turi buze kujya kubonana nyine hari umucuti w'urwaye turi bujye gusura. Tujye unyihangana kukubwira ibyo bintu ariko nyine niko bimeze. Ariko twavuganye Leya ko uyu munsi uzawumpa tukavugana tukaganira tugasangira tukanywa tukarya tukishima. None se kuki wabihuje? Kuki utamubwiye ko uri buze kubuhuza? Nyine nuko byagenze byandenzeho ariko nyine mbese saa 9 ndaba ngiye. Ubwo rero urabona ko dufite akanya gatoya nyine ubibare ko ndaba ngiye. Saa 9 kandi habura iminota 40 yonyine. Saa 8 n'iminota 20 none ngo saa 9 urabugiye aribwo tukigera aha ngaha. Reba n'ukuntu watinze twatuzi ko tuhahurira saa 7 cyangwa saa 6 n'igice. None reba saha uziyeho saa 8 zirenga none ngo minota 40 urabugiye. Tunese nabigenza nte nyine yampamagaye kandi reba ntubari kumpamagara. Ese kuba ari kuguhamagara bigende bite? Nyine tugire vuba ngende kubera ko nyine ari kunshaka cyane kandi ntabwo namukira nyine ntagiye kumureba. Ariko se ubundi ntabwo wamukira kumukira nukomeze gute? Ariko se ubwo ngubwo lecture uyobeye ko nkundana na Blaise? Tiwe ko ndabizi barabimbwiye nawe urabivuga kenshi uranamuvuga kenshi nubwo ntazi niba biba biri ngombwa. Ariko se kubera icyo ukunda kumunshyira imbere cyane kandi nge nta muntu ngushyira imbere? Nyine nuko ubizi ko dukundana kandi nawe niba ufite uwo mukundana ujye umuvuga nta kibazo rega. Ariko se ubundi Leya karame ubu ngubu uzabona ko ngukunda ryari? Nzakora iki basi ngo ubone ko ngukunda? Leya ndagukunda n'umutima wanjye wose. N'impano naguhaye y'indabo ndabona ndabyo urabo warushyize ku ruhande nkaho uri buze kurusigaho ukarwibagirwa. Oya ntabwo narwibagirwa ndarutwara. Ibihe byose buri mwanya buri munsi iyo nguhamagaye tuba busy none ngasanga uri kuvugira kuri telefone. Igihe uyivireho nabwo ntumvugishe message ntuyisubiza. Kubera icyo unyitwaraho urya? Kubera icyo utumva yuko nanjye niyakishima basi kanya gato? None reba naka kanya nguragiye. Leya ntabwo uzi ko ngukunda? Ndagukunda n'umutima wanjye wose nongere nabi gusubiriremo. Terega lecture ibi bintu rwose nyine nanjye nabo terega jya unyita Moses nta kibazo. Toke Mose ibi bintu rwose njyewe nyine ntacyo twaye nta nicyo ubaye. Uri n'umusore mwiza ndetse n'abakobwa buri mukobwa yakifuza. Uri umusore wita ku muntu, uri umusore umenya umuntu icyo akeneye, uri umusore uri romantique, uri umusore wita ku muntu mbese
uzi nyine imitima yacu abakobwa icyo nyine icyo yirukankira nuko ibishaka gufatwa byose rwose urabizi, uri lecture wabyo nk'aho kuri lecture no uri lecture wabyo nk'uko uri lecture ku ishuri, uri romantic rwose. Ariko nyine Blaise ndamukunda cyane nanone. Ati se kubera iki ari uba wumva nta wundi muntu nzamo, ntabwo binkundira nyine. Ubwo rero nabuze icyo nakora rwose, ndumva waziyakira. Ahubwo reba n'ubari kumpamagara basi wambabariye nkagenda. Ariko se n'iminota 40 wambwiye itarashira urashaka kugenda? None se ubwo ngubwo toke nta kibazo nyine, ubwo nyine mbwira ntaribi. Tereka bazana ibyo kurya, bazana icyo kunywa, bamaze kubitegura kandi bateguye ibya babiri. Ubwo se uragenda gute kandi ureba byakomeye tugomba kubisangira? Toke nta kibazo. Ubwo nyine Blaise aranyica nta kundi, bwo ikiba cyose ndihangana. Arakwica nyine oya n'iby'urukundo nyine ndi kuvuga, ararakara nyine ntabwo byumva se nyine. Nyine se yakugira atarakayeho. Byihorere, ndabona ahubwo seriveri aje yadufungure, byihorere. Ubwo baraganiriye maze saa 9 mu kadomo barishimye nyine bimwe bisanzwe, ariko nyine Reya nyine atabirimo cyane. Maze hageze saa 9 Reya ati umva Moze nyine lecture ndagiye, unyihanganire rwose ntabwo nazirenza, urabona ko Blaise yasaze yaza kumerera nabi rwose. Moze yaramubwiye toke nta kibazo genda kandi mugire ibihe byiza, turakoze cyane kundekura urakoze. Ubwo Reya yahise yirukanka asize na rwa rurabo aho ngaho. Ubwo Moses yahise amuhamagara kuri telefone, Reya arayifata, tumva none se kusize rwa rurabo hano? Ati moto asubira inyuma, nari nafashe moto kanze ngaruke ndufate. Sawa nta kibazo. Ubwo yarasubiye inyuma agenda itapfata ururabo, aramubwira tumva urakoze cyane kandi nagushimiye kandi nkomeza kugushimira kubwitange n'urukundo rwose unyereka, gusa nanjye nta kuntu nyine urabizi nyine nawe. Sawa rero urwo uryoherwe naho utaha. Ubwo rero yahise agenda ajya kubonana na Blaise aho bagombaga nyine guhurira ku nshuti ye nyine. Rero yaragiye nyine ageza ku muryango bari buhurire nyine ku uwo mutipe, ariko Blaise yamutegerereje kuri gate yo hanze kugira ngo baze kwinjirana. Yari amaze nyine iminota 2 amutegereje. Ubwo Reya yavuye kuri moto, ahageze nyine afite ururabo, ava kuri moto nyine Blaise ahita amukubita urushyi rwiza. Ko motari aravuga ati tako we urakubita umuntu atarananyishyura, ubwo byo nibiki? Wowe urakubita umwana w'umukobwa muto gutyo? Twese uravuga ibiki? Tawoza uyu nguyu twahuriye, wowe urambaza iki nkawe wacunganye na moto yawe, ubabaza ibiki ubundi ubwo ngubwo nkawe? Vayo umukize none wagukurikire, ko ari uko nguko mutwara abakobwa b'abandi mugenda mubagirishwa imbabazi kurusha abakunzi babo. Tumva wowe wari uri hehe? Tari kugukosheri uko kuzankubita kugeza ryari? Nari nkuzaniye urabona natinze, nagiye kukuzanira urabo none reba ukuntu uri kunkubita. Amukubita urundi rushyi. Ariko motari itamubwira tumva bro banzu nyishyure cyangwa mbwire niba utanyishyura, ahubwo nze umukobwa musubizeyo ntirwa nanyishyura. Urabona umukobwa mwiza uri gukubita gutyo hano ku manywa y'ihangu kuri iyi mihanda, ku muhanda neza kuri gate, uri kumukubita nta n'isoni, akuzaniye n'ururabo. Ubwo se murakundana? Tushaka kumusubizaho musubizeyo. Tibi biraba kubita hasi cya kirabo yaramuhaye, tumusubizeyo tugenda ubona na motari wawe mugende. Ariko Blaise wambabariye kuko tukagenda ko nta kererewe iminota 2 yose nyine irenzeho koko. Ubu ngubu urabona naje motari twaciye ahantu twasanze imihanda bayifunze, duca kure. Wambabariye kuko ukareka kunkubita, wambabariye ugafata ururabo ukareka kuruta mu bitaka kuko. Waretse tukinjira tukajya kureba Antoine kuko nta kintu kiba kidasanzwe cyabaye. Antoine ndamwirebera njyenyine. Genda wangare na motari wawe, ubwo muvuye kuryama nanone uri kuza unyangaraho, ndakuyobewe se abakobwa ndabayobewe.
ariko Blaze ndagukunda, nta muntu nkunda nkawe, nta abasore benshi narabanze kubera wowe, nakwegera igihe kinini cyane nkwereka ko ngukunda, kubera iki koko ukomeza kungirira nabi gutya? Ati unshingeho mva mu maso. Aramucira. Leya yegerayo yifata mu maso n'amacanjwe ya Blaze. Motari kwihangana biramunanira, ava kuri moto ambwira ati umva wa musore urashaka kurwana bro, urumva ufite imbaraga se? Motari arebye agatuza ahita asubira kuri moto. Sister nyishyura cyangwa umbwire ngo utware ngo usubize aho ngukuye, kuko ho nabonaga wishimye. Tumukuye hehe rero? Ariko se wowe urambaza iki we moto? Amafaranga mbwira nimero yawe yakoherezeho ndega. Waho nkwese aho nkwe hatari ku isoko mvuye kugura indabo ni hehe? Tiye mbwira ahantu mukuye nkwereka uko imbwa zambarwa. Ahubwo amukubita urundi rucyembwe, ariko wambabariye ko nta hantu ari abeshya, nta nda nkwiye ku isoko. Tumukuye ku isoko nyine, nese ku isoko ntihaba hari abantu wamukubita gutyo hari abantu. Ubwo Leya yakomeje kurira. Ubwo nyine Blaze yishyura motari, ahita amufata bya birabo abisigaho. Leya agiye kubifata aramukurura, birabo basiga ku muryango nyine barinjira. Bageze mu gipangu, ubwo motari nyine nayo yarigendeye. Bageze ku gipangu mwimbere ati hanagura ayo marira yose nshaka useka. Ari Blaze nyine ubwira Leya. Leya yahise yihanagura nyine, yari yambaye ikanzu arayihanagura, yarayizamura nyine arihanagura, yihanagura amarira, maze ariyumanganya. Bajya kureba Antoine iwe. Bagezeyo Antoine arabasukira nyine, arabwira ati bite bimeze bite? Ati ni sawa bro nta kibazo, wowe se umeze ute? Tumeze neza kabisa nta kibazo. Ati okay. Ati none se andi makuru? Amakuru ni meza rwose, ibintu bimeze neza. Leya urabona ko nawe ameze neza nta bibazo. Ati umeze neza? Yego meze neza. Ntako wabyuse kukanaganiriza abantu. Ubu ni Blaze? Ati nyine meze neza. Ubwo akongera akiyumanganya, ariko neza Antoine yabaga bibona ko Leya nyine atameze neza. Ati cyangwa Blaze aracyagukubita? Blaze uracyakubita uyu mukobwa? Umwana yabaye icyuki, yabaye umwana urenze, nizere ko utakimukubita. Kukuntu nzi urabona nakubita umwana w'umukobwa mwiza nka Leya koko? Ninde umukunda kundusha ku buryo namukubita koko? Sheri ubwo mpa bizu abibone ko ngiye nawe tugikundana. Ubwo Leya nyine yaramusomye, ariko bya nyarubeshwa nyine ari iminwe irimo amarira nyine. Barabusuye Antoine, maze Antoine arabaherekeza barataha. Bari mu nzira rero, bageze mu nzira aho bagombaga gutegerereza imodoka. Leya yabwiye Blaze ati Blaze mu rugo bakomeje kumbwira yuko nyine bibagoye kuzajya babonana nawe, sinzi ukuntu tugiye kujya tubigenza kugira ngo tubonane, ntabwo mbizi. Mu rugo iwanyu se ni ibiki? Nzanza kukureba cyangwa niba ushaka kunyangunyange, ariko wibuke ko amafaranga yanyu ugomba kuyampa byanga byakunda. Niba udashaka kumpa amafaranga yanjye tuzakomeza dukunda, niba uhitamo kuyampa ubwo yampe, kandi nyine ubwo nta kintu ngiye ubwo ngubwo uzongera kumbwira. Ati nta kintu wambwira. Ariko Blaze wajya ureka kurakara, ceceka mva mu maso se nyine, fata iriya moto ugenda uva ahangaha. Ubwo ngubwo atarafata moto hahise hagera umumama nyine ukiri muto, maze ahageze ambwira ati bite? Ati ni sawa. Ati none se Leya umeze neza? Ati yego. Ntago mperuka, wari wagiye kubonana na musaza wanjye Moses ra? Ati hoya. Ati nyine twabonanye byarangiye. Ubwo nyine Blaze yari ari hirya ku ruhande. Ati none ugiye kurira moto utahe? Urase ninde mwari kumwe? Ni umusore nyine w'inshuti yanjye. Ati okay. Ati mwabonanye na Moses cyangwa uri kumbeshya? Twabonanye. Okay sawa rero urugendo rwiza murakoze. Ubwo yaragiye nyine agera mu rugo. Iminsi yari icumye rero, Leya bikomeza kumuganza, Blaze akomeza kumufata nabi, amufata nabi rwose ku rwego rwose ku buryo bubabaje. Umuntu wese yarabibonaga akababara. Maze umunsi umwe Moses aza kubabona bari kumwe nyine atashye ari mugoroba. Ababonye bari ku muhanda, Blaze ari gukubita Leya, ariko kubera Moses yari afite imodoka yahise ahagarara. Blaze ntabwo yari azi ko ari umuntu nyine wabaziranye na Leya ufite
ayo mafaranga angana atyo kandi ari n'umusore. Basanze ari kumukubita ava mu modoka Leya tikarame wowe urinde uri gukubita umukobwa bite byawe? Nakubwiye ko nyine Blaise nawe ari umusore muremure ushikamye. Nakubwiye ko Moses nawe rero yari umusore muremure ushikamye rwose w'igikara uteye ubwoba ku buryo nyine Blaise atari no kumuhagarara imbere. Blaise nubwo yari afite nyine imbaraga, yarateruye ibyuma, akora na siporo nyinshi, ariko ntabwo nyine Moses yaramusumbaga cyane. Tibite byawe wowe? Tidi sawa, wowe urambaza iki nkawe ubundi? Abashyizeho itabi. Leya ni we ndeba cyangwa? Leya yari afite isoni nyinshi. Blaise nyine aramwegera ati ugiye kumukurikira se? Mukurikire ndebe se. Umukurikira ariko nsigiye amafaranga yanjye kuko urukundo ndabona rutangiye kuzana ubugoryi bwinshi. Kwa amafaranga bwoko cyo urimo uyu musore. Tese ariko lecture waturetse ukagenda wowe. Mureka ngende. Pitoreke nyine ugenda uva ahangaha. Ubwo Moses byaranze ko hava, yagiye mu modoka abona Blaise arongeye kubise y'urushyi, arahita ava mu modoka afata Leya aramuterura amushyira mu modoka ku ngufu. Leya ari kurira, maze Blaise asigara ari gutuka neza Moses. Blaise yafashe Leya amujyana iwabo mu rugo aramubashyira, agira ati Leya umwiteho, yahasanze Mireye. Leya umwiteho kandi ntutume iwabo bamenya ko ibi ngibi byabaye. Musanze ku muhanda uri umusore kumukubita, ngewe nyine narumwumvaga ntanamuzi ariko namubonye. Rero sinzi n'amafaranga ngo amwishyuza. Jyana umwana umuryamishe umwiteho urebe ko hari icyo byatanga. Ubwo Leya nyine Mireye yaramusindagije, bari bamukubise, yari ari kurira, maze amujyana kumuryamisha. Leya araryama nyine arasinzira. Ubwo ngubwo mu gitondo, hari muri weekend nyine, mu gitondo cya kare Moses yahamagaye Mireye aramubaza ati none se Leya ameze ate? Leya nyine araho ariko ntabwo arabyuka. Tuwaza aho ngaho se nkamuzanira tuntu yakiyondoza, cyangwa se niba ari kubabara nkajya kumurebera imiti, hari icyo byabyishe? Hoya nta kibazo waba ukoze ahubwo. Ubwo Moses yagiye kureba nyine imiti kwa muganga igabanya ububabare, agenda azana n'imbuto azana mu rugo, araparika nyine. Ahageze nyine asanga Mireye ahari, araza aramufungurira, maze amaze kuhagera ambwira ati none se hamagara Leya niba yakangutse aze muha imiti, nanjye ndi kwihuta. Ubwo Mireye yaragiye, agezeyo mu cyumba asanga Leya ntabwo ahari. Abura Leya, aramuhamagara, amuhamagaye yumva Leya ari kuri telefone, ari kuri moto. Leya ugiye? Ngiye kureba Blaise yanyishyuje amafaranga ye kandi yatuma nyanga, kandi rwose ntabwo mbishaka. Nese ugiye kureba Blaise hehe? Nyine ngiye kumureba iwe. Ariko ubundi Leya wigeze uryamana na Blaise? Niba byarabaye se uragira ngo wowe uri kungenzura? Byarabaye. Ndurana se nicyo kintu gituma umukunda cyangwa? Nyine nese mbigenze ni nanjye ntacyo mfite ikintu cyo gukora, byanyobeye. Noneho ariko ukuntu Moses yamunkuyeho, noneho aranyica, ndi gushaka kujya kumusaba imbabazi. Ndavuze ngo katugaruke nonaha, nudakata ndabwira papa ibintu byose byakubayeho, ndabwira ibintu byose ku ya Blaise, ndabwira ko Blaise umuba mw'ibihumbi 900, inkuru yose ndayishyira hanze. Nudakata ubu turi kuvugana, nguza ahangaha ndi mu cyumba cyawe. Ntabwo Moses yaje kukureba kuzaniye imiti, akuzaniye n'imbuto ngo akuvuze, ngo akondore, none uri kugenda ngo ujya kureba Blaise. Ndavuze ngo nudakata ngo uzangaha byose urasanga nabivuze. Papa arakwereka, arakumanika, noneho uraza kureba ibintu bikubaho. Ariko ubwo nguko ntabwo wabika ibanga, urabona nabura. Nese Blaise ndakubwiye ngo nudakata nguze birakureba. Ubwo Leya yumvise agize ubwo, bahita abwira motari ati kata tugende dusubire mu rugo. Bahise bakata baraza, bageze hanze arinjira nyine. Ubwo Moses yari yicaye nyine muri salo, maze Leya aragenda ahita Mireye ahita amubwira ati hindura wambara imyenda yo kurarana nonaha. Arayambara nyine agenda nk'umuntu byutse nyine ajya kureba Moses wari wicaye muri salo. Ahageze aramusuhuza, ati Leya umeze ute? Meze neza, ntabwo ari neza cyane ariko biri koroha.
ese ko mbona umeze nk'umuntu nyine unaniwe, nyine mbabarire kuba nje kukubyutsa nyine muri aya masaha, nuko nuri mpangayitse ntabwo nari nzi ko nyine byakomeye cyane. Nari nkuzaniye imiti rero nayihaye Mireya, ariko ngiri hara n'undi ahayirambitse ku kabati, iriya miti unywe n'iyi ji rwose biraza kumera neza, urye n'izi mbuto nari nkuzaniye. Ndabizi neza ko ukunda umwembe nawe ukuzaniye rwose, na watermelon ngiriya umere neza nta kibazo, sibyo? Yego murakoze. Ariko hari ikintu ushaka kukubaza. Ikize? Uriya musore niwe umbwira mwakunda, niwe uba ugiye kureba buri gihe? Nyine uriya niwe Blaise. None se amafaranga yakubwiye akuri umurimo ni amafaranga agenda ate? Nyine n'ibyanjye na Blaise ni amafaranga nyine ni birebire. Okay, nta kibazo. Ubwo ngubwo nyine ntabwo ushaka kubimbwira, se wambwiye. Nyine lecture ntabwo nabiguhisha, uko unyigaragariza nyine bumaze ntangiye kubona ko nyine ntabwo nabiguhisha, ejo utazongera kunsanga nyine abandi bari kunkubita ukandeka, noneho ngo narabiguhishe. Gusa uriya musore mubamwe amafaranga nyine, nubwo tunakundana ariko mubona amafaranga menshi cyane, njye ntabasha kubona, agiye kuzansaza rwose. Gusa ndanamukunda nyine. None se kubera iki byagenze bite? Yamusobanuriye inkuru yose nyine arayimubwira. Moses aramubwira ati okay, humura nta kibazo, ibyo turaza gushaka uburyo tubikemura. Moses yahise ava mu rugo arasezera arataha. Iminsi yari icumye. Moses hashize iminsi mike, hashize nk'ukwezi, agaruka mu rugo gusura nyine Leya n'abo mu rugo bose, arabateranya arabaganiriza. Noneho na Leya hari ababwira ko akunda Leya kandi ari gushaka kumusaba nyine akamukwa bakanabana. Yabimubabwiye bose atigeze avugisha ijambo na rimwe Leya kuri icyo kintu. Ubwo ababyeyi barishimye barakoma amashyi nyine bishimira umukwe mwiza. Moses baravuga bati rwose uvuze ijambo ry'abagabo, ati rwose nta nubwo naje imbokoboko, nazanye indishyi yo kwishyurira Leya ibijyanye n'umusore ujya ukunda kumuhohotera. Ntabwo rwose nshaka ko azongera kumuhohotera. Uriya musore rwose aya mafaranga muyamuhe, gusa ntabwo ari ayo kugusaba, nta nubwo ari abijyanye no gukwa cyangwa se ibiki, byo biri ukwabyo, nzabikora ukwabyo. Ubwo ababyeyi baratunguwe ngo amafaranga yaheze. Amafaranga agenda ate y'uwo musore? Ntabwo mubizi se? Toya ntabyo tuzi. Okay, tubwo nshobore kuba nari nibeshya, ariko nta mafaranga nyine twari tumurimo. Nge na Leya twari twagiranye umuntu tumujya mu idene, maze dushaka uburyo amafaranga tuyamuha, kubera ko Leya hari imishinga afite yari ari kuzamura, ariko nta mafaranga nge nari mfite hafi. Rero tuba tuyatse uwo musore kugira ngo imishinga itangire, turayitangiza. Ubu ngubu irahari iri gukora, ariko ari nyine yagaragaje nyine Leya ko yagaragarije Leya ko amafaranga yifuza ku rwego rwo hejuru. So nari nyaza nyine kugira nyahere yaze kuyamushyira, kugira ngo ikibazo gikemuke n'imishinga ye nanjye ikomeze nta kibazo. Nubwo ni ya Leya ariko nanjye urumva ntabwo yakandavura mbireba. Niyo mpamvu nari muzaniye amafaranga kugira ngo aze kuyamuha nyine ikibazo gikemuke. Na amafaranga twamugiyemo nayamusabiye, ariko akajya yataka Leya. Niyo mpamvu ubwo Leya yabonye ukuntu Moses akemuye ikibazo, amwaruye neza imbere y'inkuru yarigiye kuvugirwa aho ngaho. Birangira nyine batanamenye n'uwo musore, barababeshya ntibanababwira uwo musore, birangirira aho ngaho. Ubuzima burakomeza nyine. Leya atangira kujya abonana na Moses atamwiyumvamo, ariko bikaza gake gake. Ari nako akomeza guhamagarura nyine Blaise, ariko atangira kwikuramo Blaise gake gake, maze birangira umunsi umwe Moses aje gusaba nyine Leya, kuko we yari afite gahunda yo gusaba nyine anamukwe nyine biviremo rimwe, kuko yari afite gahunda kandi yari umukire, afite n'amafaranga arutana ya Blaise kure. Moses yari afite amafaranga arutana ya Blaise kure, ko Blaise we yari afite gym gusa n'abatoza amatariye, ariko nta mafaranga nk'aya Moses yari afite. Byarangiye rero Leya nyine yabanye
ubukwe bwarabaye nyine buba nyine ku Leya atabishaka nyine yumva yuko akiyumvamo Blaise nyine atariyakira, ariko nanone umuryango uramuhatiriza nawe ubwo, ariko akumva nta mahitamo afite yo kuba yagumana na Blaise, nyine yemera gushakana na Moses. Bashakanye atamukunda, bivuga ngo bashakanye atamukunda nyine bimwe byo gukunda cyane, ariko Moses yaragiye amwitaho, atangira nyine kujya amuha keya, bari no kumwe noneho mu rugo, yanga kumutoteza, yanga kumutegeka ko amukunda, yanga kumwereka nyine ko akeneye ko amukunda byihuse. Moses amufata nk'uri gutereta, yatangiye ubwo gutereta Leya, babana nk'umugore n'umugabo, akamusohokana. Umunsi umwe rero yaramusohokanye, amusohokana ahantu kure y'umujyi bari batuyemo rwose, amujyana aramubwira ati rero Leya, yego ndakumva, ahantu urahabona utese? Tumva ahantu ni heza, ahantu ni heza cyane, turakoze kuhansohokana, teregura umugabo wanjye kandi uri umugabo mwiza, uzi ibyinkwiriye, uzi ibyo nkunda, kandi nubwo nanjye ntaramenya neza ibyo ukunda cyane, ariko bizagenda biza, nzagenda mbimenya, kandi ngushimiye inyonga y'umuriro wankuyemo, ndabigushimiye rwose. Hoya ntabwo ari ngombwa kunshimira, ntabwo ari ngombwa, biriya njye ndagukunda, nagukunze kera nkikubona rwose, uje kwiga ukiri mu wa mbere, ntabwo rwose ari ubu ngubu ngukunze, nagukunze kera ukiri mu wa mbere, urabona ukakize urarangiza ibintu nyine uko byagiye bigenda, nawe urabyibuka. Rero ntuzumve ko nagutegeka kunkunda, gake gake bizagenda biza, kandi njye ntabwo rwigeze rugabanuka, ndakeka unabibona. Ni ukuri Mose, ndabibona, uranyitangira, witangira amarangamutima yanjye, nanjye ngusezeranyije guhera ubu ngubu ngiye kugukunda, kandi ngiye kuguha umutima wanjye wose, ndako narawuguhaye. Kandi nubwo twashyingiwe wenda ntagukunda cyane, ariko aya mezi ashize turi kumwe binyereka ko wowe ari wowe nyine wa undi wo hanze ufasha abantu, unyitaho nk'urukundo, umpangayikira, uzi ibyo nkunda kundusha, mbese uri we nyine nawe mugabo uri we. Ndabigukundira, kandi kuva ubu ntuzongere kongera kuvuga ko uzigera unkunda akarenze 50% ni 50 ku yindi, ndetse ndashaka kugera kuri 70, ugumane 30. Barasetse barishima cyane. Ubwo nuko nyine Moses yakomeje kubana na Leya, maze Leya aza gusama inda, Leya aratwita, maze hashize igihe nyine agenda akunda Moses, agenda mukunda rwose, ku buryo Leya bwagezeho yiyegurira Moses mu buryo bwa burundu, maze baranabyara. Inkuru yacu irangira, ni inkuru Leya yaganiriraga nyine abashyitsi, wasanga nyine nanjye nari ndimo, ariko nyine turiyo. Ubu ngubu babyaye rwose kabiri we na Moses, ariko Leya yabanye na Moses atamukunda, yari yarihebeye umusore witwa Blaise, kuko nyine baranaryamanaga akiri umukobwa. Blaise bari barakundanye akiri umunyeshuri, bose bakiga, ariko Blaise nyine ari mukuru kumuruta, ariko Blaise ari umusore nyine uri toxique, cyangwa se umuhohotera ku rwego rwo hejuru, yitwaje nyine amafaranga yari yaramuhaye, nuko Leya yamukundaga cyane. Yabanye rero na Moses atamukunda, ariko bwaje kugeraho barakundana. Ubu ni urugo rushima Imana, bafite abana babiri, umukobwa ndetse n'umuhungu, ndetse yewe baritegura nyine no kuzashaka umunsi umwe uburyo bazabyara undi mwana, cyangwa se bakanahagarikiraho, sinzi uko bazabigenza, ariko n'urugo rwishimye rwateye imbere, kandi nyine bakundana urukundo ruzira umuze kandi rwubakitse. Blaise nyine ubu ngubu arafunze kubera ko yakubise umukobwa bari basigaye bakundanye, nyuma yuko nyine Leya nyine ashaka, yakundana n'umukobwa witwa Anuarite, atangira kumuzanaho bya bintu byo kumukubita. Anuarite aramurega, maze Blaise baramufunga, bamukatira imyaka nyine 5. ubu ngubu aracyafunze. Nahanga rero nsoreje inkuru ya Moses ndetse na Leya. Ubu ngubu rwose Moses na Leya barabana, kandi ni urugo rwose ruhora ruseka n'akamwenyu n'iterambere ryinshi cyane.
ndagushimiye rero kuba wankurikiye kandi nongeye kukwibutsa ko niba turakanda subscribe wayikanda kandi nshimira nawe wayikanze. Nge nitwa Tiyunsanze rero naho mu yindi nkuru izakurikira iyi ngiyi. Ciao ciao aho uri hose, Imana ikurinde kandi iguhe gukira niba urwaye, ikurinde ibibazo, iguha akazi kandi nawe rwose udafite kivurira, Imana ikwereka inzira kandi gukure mu ibyo bibazo urimo isubize amasengesho yawe. Kunda Imana n'abantu rero. Ciao ciao naho mukanya. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye kandi nawe ikanze ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media. Nge nitwa Tiyunsanze. Ciao ciao nakagaruka.